Miss Nishimwe Naomi wambitswe ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda mu mwaka wa 2020 akaba yamaze gusezerana mu murenge na Michael Tesfaye bitegura gushinga urugo mu mpera za kuno kwezi. Nishimwe rero yasezeranye imbere y'amategeko kuri wa 27 ubwo no kuvuga kuri uyu wa kane n'ubundi z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2024 mu gihe kandi ari no kwitegura gusezerana imbere y'Imana mu birori biteganyijwe kuwa 29 ku itariki 29 nyine z'uku kwezi kwa 12 n'ubundi uyu mwaka wa 2024. Mu kwezi kwa mbere rero kuri n'umwaka wa 2024 nibwo bari bamwambitse impeta. Ibintu rwose yari byashimishije abantu kuko aba bantu ni couple ikunzwe cyane muri iki gihugu, na abantu bahora bakunzwe n'abanyarwanda. Uyu Michael Tesfaye rero umuhungu ukomoka mu gihugu cya Ethiopia, umuhungu ufite Madrid, bamwe mu minsi yashize Gitwaza yari ari kwirukana muri Zion Temple ngo naga bashaka kuzabona ku ruhimbi. Uyu murasta rero w'umunya Ethiopia bavuga ko n'idini rya Rastafarian ariho rikomoka cyangwa se ariho rifite imizi. Uyu Michael Tesfaye akaba ari ugiye kurongora Miss wacu, Miss wa 2020, umukobwa witonda ufite inyinya uhora yisekera, Miss Nishimwe Naomi akaba yambitswe impeta. Akaba yarambitswe impeta nyine mu kwezi kwa mbere. Uyu munsi rero akaba ari bwo yambitswe impeta ya mariage noneho by'umwihariko. Ubwo ni impeta ebyiri, hari ya mariage ndetse n'iya fiançailles. Iya fiançailles ubwo agiye kujya zambara ari ebyiri ku ntoki ebyiri. Ubwo rero urumva ko ni umutako, baramutatse, abaye umugore ku mugaragaro mu buryo bwemewe n'amategeko. Inkuru y'urukundo rero rw'aba bombi ikaba yaratangiye kumvikana mu itangazamakuru kuva muri Mata 2022. Kuva icyo gihe rero Nishimwe Naomi ndetse na Michael Tesfaye bagaba bahorana agatoki ku kandi mu ngendo zitandukanye, cyane ko ari abantu bakunda kugenda. Michael Tesfaye ni wa muntu udakunda kwicara hamwe kuko ni umunya business, akunda gukora ibikorwa bitandukanye haba mu Rwanda, iwabo muri Ethiopia, za Dubai, za Kenya. Ni umuntu ukunda gutembera cyane. Aha hose rero inshuro akunda kugenda hose ntago ajya akunda gusigana na Miss Naomi kuko bakunda kugendana inshuro nyinshi, bigaragaza urukundo aba bombi bakundana. Naomi rero n'umugabo we bahoranye cyangwa se bamaranye igihe. Ubu ngubu ndi kumwita umugabo we kuko ubu ngubu ni umugabo we mu buryo bwemewe n'amategeko, ntago akiri fiance cyangwa se girlfriend. Nishimwe Naomi rero akaba yamaze gusezerana imbere y'amategeko na Michael Tesfaye. Nubwo ibi ngibi bibaye nyuma y'uko mu kwezi gushize hacacaraga inkuru mbi cyane kuri uyu Nishimwe Naomi zivuga ko uno Michael Tesfaye ubwo yari ari muri Kenya yaba yaramuciye inyuma, bikaba na ngombwa yuko Miss Naomi abimenya. Amakuru yaravuzwe, biravugwa ndetse Nishimwe Naomi agerageza no kubihakana, ariko ikintu twavuga ni uko nta nkuru igivugira ibusa imusozi. Icyo twavuga n'ikindi kirenze, uburyo niba inkuru bitarabaye byaba ari byiza, ariko niba byarabaye Miss Naomi nabwo akabasha kubyihanganira nabyo ni byiza kurushaho. Nubwo bajya bavuga ngo nta mugabo uhazwa n'umugore umwe, ariko nanone birashoboka. Uriya abagore bagira kwihangana iyo bigeze mu bintu byo gucana inyuma, abagore bihangana kurusha abagabo. Buriya nari ndi kwibaza yaba ari Nishimwe Naomi wabikoze niba Michael yari kubasha kubyihanganira, ariko reka twizere ko nta byabaye. Biramutse byaranabaye kandi Naomi akaba yari byihanganiye, ikindi se warenzaho niki? Icyo twabifuriza ishya n'ihirwe mu rugendo rushya batangiye rwo kubaka urugo rwabo rushyashya, bazabyare hungu na kobwa. Ibindi byo tuzakora no gutegereza igihe cy'ubukwe kikagera, bakajya gusezerana imbere y'Imana ndetse bakereka ibirori imiryango ndetse n'abafana ba couple yabo. Ikindi kuwa 29 rero abatumiwe nyine nibwo bazakirwa bagiye gusezerana imbere y'Imana nk'uko biteganyijwe kuri invitation batanze. Ndizera ko ntago ari abanyarwanda benshi bazakurikirana ubu bukwe bw'aba bombi kuko ni ubukwe busa nkaho buri prive ukuntu, buzitabirwa n'imiryango cyane. Ntago yashatse ko abantu benshi babwitabira, ubwo nyine niko yabishatse. Abasitari burya bagira ibyabo ndetse n'abakire burya abakire bagira ibyabo. Bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo abanganya amannyo barogana. Ubwo nyine niba uzi kutanganya amannyo na Miss Naomi ntago mwajya muri dushe imwe. Ubwo nyine abagira amaboko areshya barasuhuzanya nta kindi warenzaho nyine. Ubwo nyine uzabasha kubwitabira ubwo yaratumiwe, utaratumiwe nawe nugo uzakurikirana ibinyamakuru nk'igihe cyangwa Inyarwanda zizaba zanditse inkuru z'uko ubukwe bwagenze, ndetse ntihazabura n'udushusho dukeya tuzaca kuri YouTube mukareba uburyo Miss Naomi yari yambaye agatimba aberewe. Ndabizi neza ko azaberwa, iriya nzobe yiwe rwose mu gatimba k'umweru ntago yabura kuberwa, azaberwa ndetse
birushijeho cyane. Reka twifurize Miss wacu wa 2020 rero ishya n'ihirwe mu rugo rushya agiye gutangira, ndetse n'uno mugabo we azamubera imfura ntazamutesha umutwe, cyangwa se umukobwa wacu namutesha umutwe tuzamwumwambure. Mu basore bari mu Rwanda ntabwo twabura umusore n'umwe dushyingira Miss wacu, aho kugira ngo atangire kumutesha umutwe nk'uko yari yabikoze ejo bundi nubwo ababihakanye. Ariko njyewe nizera ko byabaye, uko byagenda kose ngenda bizi neza ko byarabaye. Nuko nyine Naomi yacishije make akarenzaho nk'umugore akavuga ati ntasenya urugo rutaranatangira, akihangana. Ariko nyine burya umugabo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe. Wasanga yarageze iryiriya muri Kenya ari wenyine akabura uko yifata, nyine bikarangira bikoze. Ariko reka twizere ko byabaye ubwa nyuma n'ubwa mbere atazatubabarizwa Miss wacu. Reka twifurize Naomi rero ishya n'ihirwe. Nawe niba wifuriza ubukwe bwiza cyangwa se urugo rwiza, nishimwe Naomi, nagaha agatima cyangwa agakomenti, ubundi tubifurize urugo rwiza ruzarangwemo amahoro n'Imana, mu rugo rwabo bazabyare hungu na ko